Geoffrey na yewe Habimana Alexis maze kumva icyo amategeko ategeka abashyingiranywe, nemeye nta gahato ko wowe Mutoni Nadine umbera umugore, tukazabana uko twabyiyemeje kandi dukurikije uko amategeko ya Repubulika y'u Rwanda abiteganya. Yewe Mutoni Nadine maze kumva icyo amategeko ategeka abashyingiranywe, nemeye nta gahato ko wowe Habimana Alexis umbera umugabo, tukazabana uko twabyiyemeje kandi dukurikije uko amategeko ya Repubulika y'u Rwanda abiteganya. Yewe Kamugisha Geoffrey maze kumva icyo amategeko ategeka abashyingiranywe, nemeye nta gahato ko wowe umwari Paul Diane umbera umugore, tukazabana uko tubyiyemeje kandi dukurikije uko amategeko ya Repubulika y'u Rwanda abiteganya. Yewe umwari Paul Diane maze kumva icyo amategeko ategeka abashyingiranywe, nemeye nta gahato ko wowe Kamugisha Geoffrey umbera umugore, tukazabana uko twabyiyemeje kandi dukurikije uko amategeko ya Repubulika y'u Rwanda abiteganya. Yewe Celestin Imana maze kumva icyo amategeko ategeka abashyingiranywe, nemeye nta gahato ko wowe Kakimenyi Biramani Sisiyo umbera umugore, kandi tukazabana uko amategeko twabyiyemeje kandi dukurikije uko amategeko ya Repubulika y'u Rwanda abiteganya. Yewe Kakimenyi Biramani Cecile maze kumva icyo amategeko ategeka abashyingiranywe, nemeye nta gahato ko wowe Habimana Celestin umbera umugabo, tukazabana uko twabyiyemeje kandi dukurikije uko amategeko ya Repubulika y'u Rwanda abiteganya. Habimana Alexis Mutoni Nadine Kamugisha Geoffrey umwari Paul Diane Habimana Celestin Kakimenyi Biramani Cecile iranye imbere yanjye ku ruhame rwa benshi ishingiye kandi ku bubasha mpamvu n'amategeko